none rero hayidini mantariya ndi kumwe nawe hayireziberefo hayidini stegerebo. Ijambo ryawe ni ry'ubutware, ijambo ryawe ni ryiza, si yose nikingukire kukumva, si yose nikingukire kukubaha. Muntu wese atinya izina ryawe, muntu wese akwemerera umukoreshe, muntu wese ahumura amaso arebe. Raratozereva iseredebo mandiko ya Jesu de mantaria. Baba nikure fostike denema. Ijambo ryawe ni ryiza, n'ubuhanuzi butavangiye, n'ubuhanuzi bw'ukuri, n'ubuhanuzi bw'ubwenge. Sonemini kiredrome, icyo utangaje, icyo uvuze kandi icyo utegetse ntawe ujya ugira icyo ucyongeraho. Wavuganye n'umuhanuzi Yesaya ngarangurure ngabwire isi yose amagambo meza, amagambo y'ubuhanuzi, amagambo y'ubwenge. Mu gice cya 40 umurongo waho wa 3 ngo ni stifo beniminifo, ngo nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu, ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira. hayidestibinifore yasire grome, ngo mu butayu mugororera Imana yacu inzira nyabagendwa mukidaturwa. Icyo ushaka kubwira umuntu wese nuko yumva ijwi, yamara kuryumva akagira ibyo agorora, yamara kugira ibyo agorora, Uwiteka we uwo nguwo ubikoze ibyo, icyubahiro cyawe azakibona n'igihishurwa, kandi abantu bose bazabonera icyubahiro cyawe rimwe kuko akanwa kawe Uwiteka ariko kabivuze. Imana ishimye. Henistibo devaisire, ushaka ku muntu wese wenikidinima muri viziyo 2020 agorora inzira ugiye kunyuramo, kubera yuko icyubahiro cyawe kigiye guhishurwa. Abantu bamaze igihe bari mu kajugane, ariko enekideboria iby'amaso atarabona bagiye kubibona, iby'amatwi atarumva monekita bagiye kubyumva. Halele sinitaye. Umuntu wese ubutayu buri imbere ye nabugorore mu inzira. Umuntu wese mu buzima arimo nagorore mu inzira. Niko Uwiteka avuga. Umugabo agorora inzira, umugore agorora inzira, umukobwa agorora inzira, umusore agorora inzira, umushumba agorora inzira, umuhinzi agorora inzira. Hedita la sinima, umucuruzi di birifo nagorora inzira, umwubatsi agorora inzira, umunyamasengesho agorora inzira, umuhanuzi agorora inzira. Yemwe henestiwe de borisire nukugorora inzira. Edistaya bonefa, nta kindi gisubizo umuntu wese agiye kubona atagoroye inzira. Eteni sinima herefaisire, utari mu nzira igororotse henimini kredraye, ari mu nzira y'ibyago. ni Uwiteka avuze. Tobise fone mantaria shalataya sirigrere herebini fo tandoma yasire one kita. Akongera akavuga muri Yeremiya igice cya 7 umurongo waho wa 3 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ikiti, nimugorora inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. ni Uwiteka avuze. Imana iravuze ngo hari amahoro ku bantu bazihana, isezeranya amahoro ku bantu bagiye guca bugufi, ku bantu bagoroye inzira hari amahoro, kandi amahoro anikitarasire anekiredera sesuye. Ku bantu bagoroye inzira zanyu, ingeso zawe mugabo, ingeso zawe mushumba, ingeso zawe mudiyakoni, ingeso zawe muvugabutumwa, muhanuzi, ingeso zawe muririmbyi, ingeso abantu batazi ziri mu mutima wawe ugendana usinziranye. Hedeni sire kontrole jesimora, kontrole ingeso zawe, ugorora inzira
inzira niyo tangazo Uwiteka atangaje ko umuntu uri bugorora inzira uyu mwaka uri imbere. Heresidi minifore sayisire, Uwiteka aragirana nawe isezerano ry'amahoro. Kandi dometa sibowe fayisinikita ledinista, ni ukuvuga ngo inzira igororotse irimwo amahoro, inzira igoramye irimwo ibyago, niko Uwiteka avuze. To bed stirebo merifrai sensoma ladrae siregrome heditai sinikuta landala salaboria none kitagenefa. Uwiteka kongera akavuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 18 murongo wa 11 akavuga ngo noneho rero genda ubwira abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti uku niko Uwiteka avuze ngo dore mbageneye ibyago kandi mfite imigambi yo kubateza. Nimugaruke umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu, niko Uwiteka avuga. Hedisti inima ledraye sirigrome ladrere sinima. Muntu wese metayi sirigrome wumvise ubuhanuzi bedo benesti, gorora inzira yawe. Initala aho uryama Uwiteka arahazi, aho wicara Uwiteka arahazi, aho umunwa wawe uvugira, aho amaso yawe arebera, aho amatwi yawe yumvira, aho ingingo zawe zose zigendagendera, Uwiteka arahazi. Ibyo wapfuze, ibyo warebye, ibyo wumvise nibitari mu nzira igororotse, Uwiteka arabizi. Henisinima fisoberita edila sayabo meni kontre fayisire ni kure dayabo. Mugorora inzira, ni mugorora inzira, ni ukugorora inzira, kuko inzira itagororotse irimwo ibyago n'amakuba, inzira itagororotse irimwo amarira, inzira itagororotse irimwo agahinda, inzira itagororotse irimo gukenyuka, inzira itagororotse irimo ubugome, inzira itagororotse irimo imitima mibi, inzira itagororotse harimo amanyeshyari, inzira itagororotse hatuyemwo abanyamagambo, inzira itagororotse hatuyemwo abasambanyi. Bo pawe fasire emeni talasire grome. Uwiteka aravuze ngo akureba neza kuruta uko wireba. Edilisa ya grere mwuka wera enita, ijisho ry'Imana n'umutima wawe biraguhamiririza ko ukwiye kugorora inzira, kuko deretaye Yesu araje gucamwo iyo nzira kandi aje gushyira mu mahoro uri mu nzira igororotse. Edini mantari sire vorekere heredrisa rabone sike. Imana ikongera iravuga ngo nimukura amaso ku bidafite umumaro, muyahanga ijuru, kuko igisubizo cyanyuma cy'ubuzima bw'umuntu wese kiriturutse mu ijuru. Kandi dore uko Uwiteka aje muri iyo nzira yo muri uyu mwaka wa 2021 aciye ku muntu wese amukora mu biganza, kandi deletayisire grome agiye kumusuhuza amubwira ngo mbese amahoro y'ijuru ari muri wowe. Uzaba ufite ayo mahoro azamutwikira, uzaba udafite ayo mahoro ni wa wundi uciye muri ya nzira irimo ibyago, niko Uwiteka avuga. Etustepe fesa diridore sirigrire de mantaria sebone taya sire grome. Dore kandi henistini manta hezebaifo, abacuruzi apimye iminzani yabo arebe kireshya. Hederi sirigrere abanyamunwa apimye umunwa. Yemwe mureba ibidafite umumaro apimye ijisho ryanyu, yemwe mwumva ibidafite umumaro apimye amatwi yanyu. Ibyo mwumvise abishyize ku munzani, ibyo mwavuze abishyize ku munzani, ibyo mwarebye abishyize ku munzani. Henitalasire aho ibirenge byanyu hagenze hagiye ku munzani, aho amaboko yanyu yakoreshejwe hagiye ku munzani. Enitalasire grome. Uwiteka arabwira umuntu wese atarobanuye ku butoni ngo
ngo hedini marasire greme hefostedenema hayinimini foregrere. Nyamwanga kumva ntiyumvire abonye akaga. Hezidinima hatenesire grome ati nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Imana ivuga. Tuti setayebe zitinima shederi sansoma. Atapimye ku munzani imirimo y'abashumba, apimye ku munzani imirimo y'abahanuzi, apimye ku munzani imirimo y'abavugabutumwa, apimye ku munzani abadiyakoni, apimye ku munzani abaririmbyi. Dosireba efostide dema amanuye amahoro ndetse n'ibyago. Ni umunzani w'ibintu bibiri, amahoro n'ibyago. Buri wese agiye gupimirwa kuri iyo minzani ibiri. Ati kandi dole sinimantala sire editizibo nesta. Uwiteka akavuga ngo yaje rimwe, aza kabiri, azanye amahirwe ya kabiri, abantu ntibayasikira. Ariko dele sansoma aje gusuzuma hebodevawe trike stike, kandi agiye gusuzumisha umunzani w'amahoro n'ibyago. Preta wevista inigronse bertaye. Uwiteka akabwira umuntu wese atarobanuye ku butoni, kuko yamuremye amukunze, ngo mbese wowe izina ryawe ryanditse mu kihe gitabo? Niko Uwiteka abaza. Tobela la seta fosiridre empower maistala sigome endemantaria. Atuye umwaka uri imbere, muhanga amaso neza. Umukinyi mu kibuga breve zidirifo wisaladrere. Ati buri wese na marayika we binjiranye mu kibuga, agiye guhura n'indi kipe atatekerezaga. Edeni daseta la sinima. Uwihana niyihane, uwiyeza niyiyeze, usaba imbabazi nazisabe, usubiza iby'abandi abisubize, uhigura imihigo nayihigure. Igihe kiragiye kandi edinista nta mbabazi z'umunota wa nyuma. Niko Uwiteka avuga. Etalasire unimataivo umenestaye. Imana ikavugana n'umuntu wese ngo etayisire, nimumenye ngo ibyaha by'umuntu nibyo byagiye bikinga amarembo y'imigisha ye. Kwihana k'umuntu niko kwagiye gukingura amarembo y'imigisha. None desta icyo Uwiteka akeneye ni inzira agomba kunyuramo, aje gukura urukungu mu masaka. Ati kandi ibyahanuwe byose bigomba gusohora. Wamvuze by'ukuri nzamuha umugisha, n'uwambeshyeye akaga karamuziye. Niko Uwiteka avuze. Talasodenema erebrere de sanserieze nefa tokinima atidima stawinima. Imana ikavuga ngo eredraye. Aya matangazo ntuyagire ubwiru. Iyo umurinzi amaze kumenya amakuru ayatangariza abantu bose. Etista itunganye, umenyeshe na mugenzi wawe yitunganye, kuko nje kure destiny emastafo we beautiful. Nje nduta uko naje ubwa mbere, kandi nje gukina finale. Niko Uwiteka avuganye n'umuntu wese uri maso wumvise ubu buhanuzi. Shalom.